turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo bakunzi bacu mudahwema kudukurikira hano kuri Profete Daniel. Imana ibaha umugisha, namwe mwakoze subscribe, dora tubana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe, mwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye, ababyeyi bange mugiye muratandukanye, bashiki bange ndetse n'abavandimwe muri rusange turabakunda cyane. Aho muri hose mwumve ko Kristo abishimiye, ndetse kandi mugume mubane n'Uwiteka mutanyeganyega, mubane n'Imana ibihe n'ibihe, Imana izabagirira neza. Rero uyu munsi ni ku cyumweru, mbere yuko tuja mu materaniro bibaye ngombwa ko tubagezaho ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kugera ku nkingi z'imitima yanyu. Ndagira ngo mbere y'ibindi byose tudatinze, ntabwo nza gutinda, kugira ngo tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga, wambaye ubwiza no gukomera, nta na kimwe kikunanira. Ngushimiye iminsi yose wabanye natwe Mana, n'ubu uracyari hamwe natwe, uhabwa icyubahiro. Ngwino ubane nange muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, kugira ngo ukore icyo wagambiriye gukora. Ureke kugenderera umuntu wese uteze amatwi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari ku migabane igiye itandukanye yose y'i Burayi. Ureke umuntu wese umugenderere mu izina rya Yesu. Ureke gukomera kwaba ariko kuboneka. Kakanya ntabari ngewe Daniel, ahubwo wowe ugaragare, izina ryawe ari ryonyine rihabwa icyubahiro. Ukorane nange iz'ubutwari kandi wigaragaze. Mana Data, Mwuka Wera aza tuyobore kandi atumenyeshe izo tutazi, kugira ngo bashe gukomeza kugenderera umuntu wese muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, nishimiye kuboneka hano. Nzanye ijambo nahishuriwe rifite intego yitwa gukomeza kubana n'Imana. Gukomeza kubana n'Imana, hari igihe kigera Satani akaguca intege, ndetse kandi akakurwanya mu buryo bugiye butandukanye, ariko ntuzigere na rimwe ucika intege zo kuva mu muhamagaro wawe. Uburyo wahamagawe n'Imana, kwa kundi yaguhamagaye, ukomeze ubane nayo. Kwa kundi harya mwahuriye, ukomeze ugume muri wa mwanya Imana yaguhamagariyemo, nibwo uzatsinda mwene data. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusoma mu bitabo bibiri, niho turi buze gusoma. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya mbere cya Mose kitwa Itangiriro, igice cya 37 ku murongo waho wa 12. Twumve iki Imana ivugana natwe mu iri jambo. Bibiliya iravuze ngo 12, bene se bajya kuragira umukumbi wa se i Shekemu. Isiraheli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni, ageze i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubwira ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragira, aho baragiriye. Amen. Nishake ndekera aho ngaho. Reka dusome no muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Matayo, mujye mugura Bibiliya musome, kandi basigaye bazigendana mu matelefone. Ubutumwa bwiza ni igitabo cy'isezerano rishya gitangira. Ubutumwa bwiza
ko bwanditswe na Matayo ibice 5 ku murongo waho wa 11. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo. 11 haravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo ubukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ndabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so mu ijuru. Amen. Ndagira ngo turirimbe indirimbo ya 207 ninsoza twinjire muri iri jambo tuze gusengana n'Imana. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ija mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ija mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abanzi mubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Ave wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Ave wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Ave wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abanzi mubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru. Ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo ntakizamurekesha iyo migambi.
niki gitumye ureka umugambi wo gukiranukira Imana? Niki gitumye ureka umugambi wo kwegera Imana? Niki gitumye uteshuka ukareka iyo nzira? Ese nabakwanga? Ese nabakurwanya? Uyaravuze ngo wabatinyutse ibyago byose, ibigeragezo byose, intambara zose, naza kwikire umwami Yesu. Urugendo duhura n'ibiduca intege, tugahura n'ibitunaniza, tugahura n'ibiturwanya. Kuko Imana ifite abakozi bayo, niko na Satani agira abakozi bayo. Haleluya. Satani agira abakozi. Hari abazima babi bishe mu murimo w'Imana, bagendana ibitabo, ariko ari abakozi ba Satani. Ariko uyaravuze ngo uwabatinyutse ibyago byose, ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo ntacyamurekesha iyo migambi. Nubwo amasasu yavuga, nubwo imvura yagwa, nubwo izuba ryacana rikaba ryishe, nubwo ibikomeye byaza, twarahiriye kuzakorera Imana mu mvura, mu zuba, mu bigeragezo, mu ntambara, mu bikomeye, mu zoroshe. Abari tayari igihe cyose gorahamya Kristo. Jambo ryaravuze ngo hahirwa umufite mu imbaraga, ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima we w'inzira zigana i Siyoni, ngo naho yagera mu gikombe kitwa Baka. Sinzi igikombe uhagazemo, ariko ndagira ngo ukomere mwene data, komeza urinde ibyo kwizera. Sinzi igikombe urimo muri aka kanya, sinzi ibyo uri kunyuramo, sinzi igikombe cyamaze gutuma wabuze inzira, uri mu gikombe. Bene so baguhagurukiye. Uyu Yosefu yabanye n'Imana kubw'isezerano, kubw'umugambi Uwiteka yari amufiteho. Umunyamasezerano ararwanywa. Umunyamasezerano, umuntu uri mu mugambi w'Imana, ararwanywa. Satani aramurwanya. Hari igihe zaza avuge ku buhamya, hari igihe tugira ubuhamya bwaho twavuye, Satani aturwanya tugendaho, atuziza ibindi. Nta kindi atuziza, ni ijambo ry'Imana. Nta kindi atuziza, ni ugukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Ariko Satani uzabona ishyano, ndetse n'abagukorera bazabona ishyano. Abemeye kukuyoboka bazabona ishyano, abemeye kukumvira bakagukorera bazabona ishyano. Jambo ryaravuze ngo ubwo azaza, ngo azarobanura nk'uko umungeri ngo arobanura intama mu ihene, ngo ihene azazishyira ibumoso, ngo maze intama ziga iburyo. Ngo ho niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Tonashandro de kita egad trode molazandra de kia egon. Aho niho bazaririra bagahekenya amenyo. Uyu Yosefu twasomye inkuru za Yosefu, yabayeho mu gihe gikomeye, ndetse kandi yavutse mu gihe kigoye, ariko acunga izamu rye, aguma kubaha Imana. Bibiliya ivuga ko yakundaga kubaha se. Amanyanga bene se bakoze akayashyira ku karubanda, akayabwira se. Izo bene se bakoze byose akagenda akabivuga. Izo bakoreye mu ishyamba akabivuga. Akavuga uti bageje nya, data abahungu bawe bafite uburiganya, data abahungu bawe bafite amatiriganya, data abahungu bawe bimeze gutya na gutya, abahungu bawe bakoze ibi. Yosefu yarazwi nk'umuntu uvuga ukuri. Tugeze mu gihe umuntu avuga ukuri abantu bakamwanga. Tugeze ku rwego umuntu avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko abantu bakamurwanyisha ikinyoma. Tugeze ku rwego bene data ninde wabaroze. Tugeze ku rwego umuntu avuga ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, ariko abantu bakamurwanya. Muzabona ngororanoki. Tugeze habi. Abantu mwarivanze mumera imvi z'urutarutaru, mugoreka amagambo y'Imana. Yosefu azira ukuri konyine, kubwo kuvuga ukuri gusa, akabwira bene, akavuga amanyanga bene se bakora. Akavuga uti data bariyoberanya, nubwo ari abana bariyoberanya, nubwo wabize ukabaho umukumbi bakajya kuragira, ariko bararyarya, barasambana. N'abicanyi bo mu mitima, n'ababeshi, n'abagome, imitima yabo iranduye. Yosefu akamena ayo mabanga yose. Yosefu agendera mu kuri. Amaze kugendera mu kuri, kubera gutangira kuvuga izabo,
kubera gutangira kuvuga ukuri akavuga izabo, Yosefu bamwitura kumugirira nabi. Batangira kwibwira mu mitima yabo ko bazamurwanya. Ariko nkunda Imana, ariko icyo Imana yagambiriye kuri Yosefu ntago kegeze gihagarara. Navuze ngo wabatinyutse izago zose ngo naza kurikira umwami Yesu. Ninde ukurwanya? Niki gitumye ugira ubwoba? Niki gitumye uhungabana? Wabatinyutse izago zose naza kurikira umwami Yesu. Aravuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo Daniel? Niki cyatuma ndeka umurimo? Niki cyatuma ndeka kubwiriza? Niki cyatuma ndeka kuvuga ukuri? Niki cyadutandukanya? Tandraza la katandoma. Niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Yesu? Niki cyantandukanya n'urukundo rwa Yesu? Uyu mugabo witwa Yosefu ngo akomeza kuvuga ukuri. Bene se bakagambirira kumugirira nabi, bakananyura inyuma bakamubwira ngo ariko tuzakugirira nabi, ngo ariko ngo ntiyatuza, ngo aguma kuvuga ukuri kubera ukuri kwari kuri muri we, ngo se ngo bituma mukunda cyane. Bibiri ivuga ko yamuguriye ikanzu nziza. Bene se babonye aguriwe ikanzu nziza, batangira kumugirira ishari. Ishari rimaze abantu, ishari rimaze abakozi b'Imana, ishari rimaze abanyamasengesho. Abahanuzi benshi batewe n'umwuka w'ishari. Ne la chandro de kitandoma. Bene Yakobo mwe kuki mwivanze mukamera imvi z'urutarutaru? Bene Yakobo mwe niki cyatumye mwivanga? Baramurwanya bagera ku rwego bajya kumujugunya mu rwobo. Baremera bamuta mu rwobo. Baramutaba baramujugunya. Babona ntibihagije, baravuga uti hano tumutaye yazarokoka. Birashoboka kugeze mu gihe kibi abantu bakurwanya iteka n'iteka, ariko guma uko wahamagawe, ugume mukuri, Imana izakuneshereza. Uyu mugabo witwa Yosefu yararenganye kubera ukuri. None abandi mwavuye mukuri muri mu binyoma. Bahanuzi mwaretse ukuri mujya mu kinyoma. Abavuga butumwa mwaretse ukuri muyoboka ikinyoma. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga barashandro bayisengere mu mwuka. Uyu mugabo Yosefu ndamukunda cyane. Eno penestikandoma ngo barangije ngo ntibarekeraho, ngo baravuga ngo hano n'ubundi bizakomera. Bahimba ibinyoma babijyana kwa se Yakobo. Baramubwira ngo umwana wawe ngo inyamaswa zamuririye mu ishyamba, kandi bamubeshyera. Bahimba ikinyoma gifite ibimenyetso, bagera ku rwego bica umwana w'intama, basiga yakanza amaraso. Bajyana ibinyoma dufite abantu benshi batwara ibinyoma bifite n'ibimenyetso. Ariko uzageza he kurwanya ubwoko bw'Imana? Uzageza he kurwanya umurimo w'Imana? Uzageza he kurwanya itorero? Satani we uzageza he? Ariko Paulo abonye ibimurwanya bibaye byinshi, abonye ibimunaniza bibaye byinshi, yandika ijambo nkunda, aravuga ngo ariko twebwe ntago dufite gusubira inyuma kugira ngo tutarimbuka. Sata ntabwo nzagukorera. Satani we mimi sitakutumikia. Namaze kumenya agaciro ko gukorera Imana. Namaze kumenya agaciro ko kubana n'Imana. Yosefu ngo barangije ngo baramugurisha. Baramugurisha we. Baramugurisha ibwami. Baramugurisha. Potifara araza aramugura. Aramutwara aramugura. Ngo ariko Yosefu ngo akomeza komatana n'Imana. Muka Potifari nawe akomeza kumugerageza. Umuhungu Yosefu aravuga ngo uko wangwanya kose, uko wangerageza kose, ntakizatuma ndakorera Imana yampamagaye. Muka Potifari abonye Yosefu yagumye kukuri kwiwe, ngo arangije ngo namuhimbira ibinyoma. Arangije abwira umugabo ati dore ikinyoma gifite ikimenyetso, ariko we guma uko wahamagawe, guma mu mwanya wahamagariwemo, guma mu buryo Imana yakomeza womatane.
tobera shandro uwabatinyutse ibyago zose ngo naza kurikira umwami Yesu ntacyamurekesha uwo migambi ye yo guca mu nzira igana mu ijuru ntabwo azacogozwa n'incamugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose ntibamugarura Yosefu aguma komatana aguma kuvuga ukuri kuri ku mutima we aguma guhangana aguma gukizwa nuko Potifari ati turaryamana Yosefu aravuga uti sinaryamana nawe hari icyo namenye agerageza gutongana nawe aravuga ati sinatongana nawe simfite guhangana nawe ngo arangije ngo aramwinyugushura ngo umwana w'umuhungu aracyamika aragenda ngo aremera asiga umwambaro we umukobwa asigara umugore utagira ubwenge no sabe niko shandra ngo akomeza kuvuga uti mfite ikimenyetso asigarana umupira wa Yosefu umwambaro we asigarana umwambaro we sigarana ikanzu asigarana wa mwambaro we aravuga uti dore nguyu namufashe abwira umugabo uti dore yaragiye kunsambanya timufashage yagerageje kumfata ku ngufu ati dore none ngo abonye uje ngo arangije ngo yikanga umuntu amwikanze ngo arangije ngo arirukanka ngo sigarana umwenda wiwe ikinyoma gifite ikimenyetso ariko Yosefu aguma kubana n'Imana ariko Yosefu aguma gukomera agendera mu ijambo aravuga ngo kuko umalisanda umwami Imana azantabara ngo nico gituma ntazamwara nico gituma nkomera Danieli mu maso yanjye hakamera nk'urutare kandi sinzakorwa n'isoni kubera ko iyo nkorera ari y'ukuri ngo kandi niyo kwizerwa Yosefu aguma guhangana aguma gukorera Imana aguma gukora umurimo w'Imana bagera no bamufunga ajya mu nzu y'imbohe ariko azira ukuri ariko Uwiteka Imana akomeza kwibuka rya jambo yavuganye nawe nzaza tuganire kuri Yosefu ariyo gahunda ariko ndagira nkubwire ngo komera he kuboneka icyaguca intege he kuboneka icyatuma udakora umurimo w'Imana he kuboneka icyatuma komeza usenge komeza mukuri komeza uvuge mukuri we gucika intege kubw'abantu we kunanirwa kubw'abantu Yosefu aratsinda iteka ryose ukuri gutsinda ikinyoma ariko umunyabinyoma jambo ryaravuze ngo harika abanyabinyoma ndetse n'abatizera umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro abanyabinyoma we ababeshi mwebwe mubeshya bene Yakobo mwe nimutihana de la shanda umugabane wabo wanyu uzaba mu nyanja yakumuriro twasomye ijambo muri Matayo niryo ngiye gusorezaho riravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshera ibi bizishiba bampora ngo muzanezerwe hari ikintu kiza kinezeza iyo ndi mu kurwanwa kubw'ijambo ry'Imana mba numva namaze kugera muri rya jambo Yesu yadusigiye avuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshera ibi bizishiba bampora ngo muzanezerwe cyane muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru ngo kuko niko babigenje ku bahanuzi ba mbere ba Yesaya ndetse na ba Yosefu abo tumaze kuvuga ba Stefano babatera amabuye bazira ukuri ariko baguma kwerekwa baguma kubona ijuru rikinguka bakomeza kumva imbaraga z'Imana bakomeza kumva ikirere cyakingutse guma mu mwanya reka gutinya muzahirwa bazabatuka muri uyu murimo bazabatuka uyu mugabo mwakurikiye uyu mwomatanye nawe niko yabwiraga intumwa atariko bazabatuka bazabarenganya bazababeshera bazabajyana bamwe mu nzu y'imbohe bazabarenganya ngo ariko muzanezerwe nibiba ngo kandi muzishime cyane ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru dufite ingororano hari ingororano zihari tuzabona kandi tuzahabwa Imana yacu ishimwe cyane ndanezerewe ayiwe muzanezerwa muzishima Satani we tuzahora tunezerewe kubera ko Kristo du umunezero
aracyatuye muri twebwe. Tuzahorana ibyishimo kubera ko utanga ibyishimo. Ntago tuzamurekura, ntago tuzigera tumurekura, ntabwo nzigera ndekura Kristo n'umunsi n'umwe, ntabwo nzigera ndekura Kristo meneshando ego, ntabwo nzigera ndekura Kristo. Jambo ryaravuze ngo umubyeyi yakibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye, aravuga ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ngo ariko ngewe sizakwibagirwa. Guma mu kuri ntabwo azakwibagirwa, guma mu ijambo rye ntabwo azakwibagirwa. Reka gukangwa n'imiraba n'imiyaga, ahubwo guma mu kuri ntabwo azakwibagirwa. Arangije agumana nawe, aravuga ngo topera shando ego, ntabwo nzamurekura. Aguma kudisha, agomeza komatana nawe. Yesu arabihuhuye, Yesu abivuze, yaravuze ngo muzabona ingororano. Wabatinyutse ibyago zose naza kurikira umwami Yesu. Wari ucitse intege, wari unaniwe, wabonaga ntanzira, Satani yaguhagurukiye, Satani ari kukurwanya, Satani yanyuranyije ingabo nyinshi, yakoranije ingabo nyinshi kugira ngo zikurwanye, ariko komera ushikame, ntacyo uzaba. Ukorera azaguhemba. Jambo ryaravuze ngo ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, izakurwanirira, izakuneshereza. Ntacyo uzabakomera. Reka gutinya imiraba, reka gutinya umuyaga, reka gutinya ibyo bikurwanya. No, ntutinye, umawomatane na Kristo, azakugirira neza. Undi mugabo mwiza nkunda cyane witwa Elisa kubera nawe kuguma mu kuri, kuguma ataryarya, kugomeza komatana n'Imana, kuguma yanga gucogora. Uyu witwa Elisa ndamukunda cyane. Ngo habonetse ingabo ngo zije kumugirira nabi, ngo zije kumwica, ngo ariko ngo gihaza utari ufite amaso y'umwuka ngo arazibona. Ngo aravuga uti data buja turapfuye biturangiriyeho. Elisa arasenga aravuga uti data reka manyure nyaruka kugira ngo dusoze. Arangije aravuga ati data kora ku maso ya Gihazi areba ukuntu uri kumwe nange. Arangije ngo Imana iramwumvira ngo ikora ku maso ya Gihazi. Ngo Gihazi ngo arangije ngo abona ingabo zakumuriro zifite intwaro zakumuriro ngo zigose Elisa. Ngo arangije ngo ntiyongera gutinya, aravuga uti burya turashigikiwe. Igihe cyose uzaguma mu ijambo ry'Imana uzamenye ngo urashigikiwe. Igihe cyose uzaguma uko uhamagawe uzavuge ngo urashigikiwe, ntacyo uzaba. Yesu abagirire neza. Narinje kukubwira ngo komera ushikame, nta rugamba na rumwe Imana itarwana ngo ineshe. Icyo usabwa ni ukuguma mu kuri, icyo usabwa ni ukuguma komatana na Kristo. Uwo wakurikiye, uwakwangaje mu kazi azaguhemba. Icyakora hazaboneka bakurwanya, bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kubera ko Kristo waguhamagara uwo kwizerwa. Ejo bundi twavuze ku bantu baseseye, urwanywa n'abaseseye. Ujya mu kanisa ugiye gukizwa, abaseseye bakaguha isumu, bakakuroga. Abaseseye turwanwa n'abaseseye, ariko abaseseye ntacyo bazadutwara kubera ko turakomeje mu rugendo rwacu. Yesu abaha umugisha. Ijambo ry'Imana ribaganze. Reka nje no mu materaniro nababwiye ngo uyu munsi ni ku cyumweru, nuko numvaga nshaka gusiga mbabwira ijambo uko nari ndi kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Reka ngusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri ubuhungiro bwacu, uri imbaraga zacu, uri umufasha utabura kuboneka mu zago no mu makuba, uri kubahwa n'amahanga menshi, uri kwizerwa, nta na kimwe kikunanira, uri kwizerwa Mesiya. Ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Reka rikore ku mitima y'umuntu wese, barahatandukanye ribakoreho. Bwiza bwawe ruzenguruka umuntu wese, mwuka wera kore kuri buri umwe wese, kandi usange mwami abagomba kwihana bihane. Wereza abantu agakiza, gabanya umubare w'abarimbuka wongera wo bakizwa, kandi umwami witeka wereza abantu kukumenya by'ukuri, kandi bakumenye bataryarya, ndetse bakumenye batiyoberanya, ahubwo bakurikiza ijambo ryawe mu by'ukuri, nibwo bazatsinda. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Yesu abaha umugisha. Turabakunda cyane, kandi mugume kuba mu mwanya Imana ibashakamo mutanyeganyega. Amen, amen.